Bana b'Imana nimugira amahoro, twirinde ishyari kuri wa gatanu w'icyumweru cya kabiri cy'igisibo tariki 5 Werurwe 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 37 umurongo 3 kugeza ku wa 4, wa 12 kugeza ku wa 13 n'uwa 17 kugeza ku wa 28. Israheli yikundiraga Yosefu kuruta abandi bahungu be bose, agatsinda yari umwana wo mu zabukuru. Yari yaramuboheye ikanzu y'amaboko maremare. Bene se babonye ko amutonesheje baramwanga, ntibongera kumuvugisha neza. Umunsi umwe bene se bari bahuye amatungo ya se kuri Sikemu. Yakobo abwira Yosefu ati, abo muvindimwe ntibaragiye i Sikemu, ngwino nkohereze aho bari. Nuko Yosefu agenda akurikiranye bene se, koko abasanga i Dotani. Bamubonera kure atarabageraho, batangira kumugambanira ngo bamwice. Baravugana bati, dore wa murose araje, nimuze tumwice ubu noneho tumujugunye muri rimwe muri ariya mariba. Tuzavuye ko inyamaswa y'inkazi yamumize, maze tuzarebe aho za nzozi ze zizamugeza. Rubeni arabyumva, agerageza kumubakiza. Arababwira ati, koye kumwica. Rubeni yungamo ati, mwimena amaraso, ahubwo nimumujugunye muri ririya riba riri ku gasi, ariko mwoye kugira ikindi mumutwara. Kwari ukugira ngo amubakize azamusubize se. Nuko Yosefu akibageraho baramufata, bamwambura ikanzu ye, ya kanzu y'amaboko maremare, bamujugunya mu iriba ryakamye ritakirimo amazi. Baricara bararya. Bagiye babona urushorerane rw'Abayisimayeli bari baturutse i Gilihadi, ingamiya zabo zikoreye amakakama yosa, imibavu n'ishangi, bajya kubicururiza mu Misiri. Nuko Yuda abwira bene se ati, kwica murumuna wacu tugahisha amaraso ye bitumariye iki? Nimuze tumugure n'abariya Abayisimayeli, tutagira icyo tumutwara kandi tuva indimwe dusangiye n'amaraso. Iyo nama bene se barayishima. Haza kuza Abamadiyani b'abacuruzi. Yosefu niko kumukura muri rya riba, bamugura n'Abayisimayeli. Bamugura amasikeli 20 ya feza. Yosefu bamujyana mu Misiri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 105. Nimwibutse ibikorwa bihebuje by'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo umutwe wa 21 murongo 33 kugeza kwa 43 n'uwa 45 kugeza kwa 46. Muri icyo gihe abwira abatware bahereza bitambo n'abafarisayi ati, nimwumve undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite umurima, awuhingamo imizabibu, awuzengurutsa uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abararirizi, awatira abahinzi, maze yigira mu rugendo. Igihe cy'isarura cyegereje, atuma abagaragu be ku bahinzi kugira ngo bahabwe ibyatamurima. Ariko abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Nuko arongera yohereza abandi bagaragu baruta abambere ubwinshi, nabo babagenzereza batyo. Hanyuma batumaho umwana we, yibwira ati, umwana wanjye we ntacyo bazamutwara. Ariko abahinzi babonye umwana we, barabwirana bati, dore uzamuzungura, nimuze tumwice maze tuzazungura ibye. Nuko baramufata, bamwigeza hirya y'imizabibu, baramwica. Aho nyiri imizabibu azahindukirira, azagenzereza ate abo bahinzi? Baramusubiza bati, abo batindi azabicirwa abagome, maze imizabibu ye ayatira abandi bahinzi bazajya bamuha ibyatamurima uko isarura rigeze. Nuko Yesu arababwira ati, ntimwigeze musoma mu byanditswe ngo ibuye ryajugunywe n'abubatsi ryabaye insanganyarukuta. Icyo gikorwa cya Nyagasani cyatubereye igitangaza. Nicyo gituma mbabwira nti, ingoma y'Imana muzayinyagwa, maze ihabwe ihanga rizayibyaza imbuto. Abatware baheza bitambo bumvise imigani ye, bamenya ko ari bo avuga. Nuko bashaka kumufata, ariko batinya rubanda rwabonaga ko ari umuhanuzi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo naganze mu mitima yacu. Aya masomo aradufasha kurwanya icyaha cy'ubugizi bwa nabi cyitwa ishyari. Bavandimwe, ishyari ni ribi. Hari abantu benshi bamunzwe n'ishyari. Abo ngabo bazitira imigambi y'Imana. Tugiye kubona ingero ebyiri z'abantu bagiriwe ishyari, ni Yosefu na Yezu. Mu isomo rya Yosefu yagiriwe ishyari na bene wabo, bamugurisha n'Abayisimayeli, bamuziza ko ari umutoni wa se. Ubu bugambanyi bwakorewe Yosefu bushushanya nabi yagiriwe Yezu n'Abayahudi bene wabo nanone bakamwicisha. Yezu nawe baramwishe,
bamuziza ko ari umwana w'Imana, umutoni, bibwira ko ari ugiye kuba umwami akaba umuzungura wa se. Bityo bashaka kumwikiza kugira ngo bikwize ibintu bya shebuja. Imana yo kongera gukandagira mu buzima bwabo. Bavandimwe, ishyari ni ribi, ukagezaho kwica umuvandimwe w'indahemuka, w'inyangamugayo, ntacyo yagutwaye, ukica inzirakarengane, uri gushaka ibintu, uri gushaka icyubahiro n'ikuzo, umuntu ukamurutisha ibintu, ukamugambanira, ukamwicisha. Nguko gushaka guhisha Imana mu byacu, gushaka ko Imana itatuvogerera imigambi yacu. Natwe rero bavandimwe, ntidutere bene wabo Yozefu amabuye cyangwa abayahudi amabuye kubera ibikorwa by'ubugome. Natwe igihe cyose twimuye Imana mu buzima bwacu, tuba turi gushaka kwigenga. Iryo ni ishyari, ubwo ni ubugome, gushaka kwigira ikigenge. Umunsi umwe Kibihira yigeze kuroga Kamari amuziza ko yazanye umugore mwiza cyane w'umutima, umugore uteza imbere urugo kandi w'umunyamwete, ukora neza. Ubwo Kamari bamaze kumuroga afata imiti y'ibyatsi arakira. Kibihira abonye ko Kamari adapfuye bimwanga mu nda no mu mutwe, nuko Kibihira aroga inka ya Kamari yari ifite amezi, nayo bayiha umuti irakira. Ahubwo by'agatangaza ihita inabyara neza akanyana keza. Ye baba we, Kibihira byumvise arabisha cyane, noneho hagira ubugome bukabije. Atangira kwibaza ati, kuki amarozi yanjye noneho atari gukora? N'umujinya mwinshi ahita ajya kugura aside ngo amene mu murima wa Kamari, ngo arawuroze noneho ngo Kamari ntazongere kweza, ngo azicwe n'inzara. Babyeyi, murumva ukuntu Kamari yari yaragowe? Kubana n'abarozi, abagambanyi, abanyeshyari ni urugamba rukomeye babyeyi. Bidusaba kwihangana no gusenga bikomeye. Ntugasibe isengesho buri munsi. Ishyari ni ribi bavandimwe. Mbega Kibihira we, ba Kibihira baroga abantu, bakaroga amatungo, bageza naho kuroga amashyamba, insina, bakaroga ubutaka, inzira, imbwa, ibiti, yewe ukabaroga n'imyenda y'undi. Mbega Kibihira we, mbega ishyari riraha bavandimwe. Bavandimwe, umuntu ugira ishyari nubwo yifuza gusabira byinshi, ariko ntashobora gukira, aba afite umuvumo. Ibyo bayasaruje asakumye amaze kwica abandi, nta kamaro bimugirira. Ni koko umugira nabi wese, umugome, umwicanyi, nta kindi asarura usibye umuvumo, agahinda, gupfa ku mubiri no kuri roho. Bavandimwe, ishyari rirakenesha. Ngaho nawe nyumvira, ukirirwa uzerera ngo ugiye kugura amarozi. Ayo mafaranga yawe arapfikiye muvandimwe, ugatanga ibintu ukabigurana abantu. Hari abantu bajya bibeshya bakavuga ngo ishyari ryiza. Oya, ishyari nta na rimwe riba ryiza, kuko ririca nyine. Ahubwo icyo gihe bavuga ishyaka, umwete. Muvandimwe, aho kugira ishyari ujye ugira ishyaka. Uharanire icyateza mugenzi wawe imbere, ngo urwo urukundo, umukize icyamwica cyose. Uharanire icyarokora ubuzima bw'undi, urengere ubuzima bwa mugenzi wawe. Mugenzi wawe nagira ibyago cyangwa igihombo, ntukavuge ngo awa, ngo aragahomba bikomeye, ngo yaba yaranabigendeyemo. Ye baba we, muvandimwe, sigaho gusabira abandi kibi, ahubwo afatanya nawe mu kababaro. Nagera no mu byishimo mufatikanye, mubane neza. Uhore wishimira ko imishinga ya mugenzi wawe iri gutera imbere. Ngiyi intandaro y'umugisha wawe. Nucika ku ishyari muvandimwe, uzagira imigisha myinshi. Muzacunge kandi muzabibona, abantu bagirirwa ishyari akenshi bavamo ingirakamaro, abatoni ku Mana. Nka Yozefu twumvise yaje kuba ingirakamaro kuri bene wabo no ku muryango wose w'Imana, cyane cyane mu Misiri. Kimwe na Yezu bishe, ariko bikatuviramo umukiro twese abantu. Byabuye byajugunywe n'abubatsi, byabaye insanganyarukuta. Ujugunye umuntu mu nyanja ngo uramuroshye, akagutanga mu ijuru. Akabaguye mu nyanja y'impuhwe z'Imana, Imana igahita imusama, akagwa mu biganza by'Imana, akabaho neza, kuko ari umutoni w'Imana nyine. Bavandimwe, ishyari ni ribi. Umuti w'ishyari ni urukundo rwa kivandimwe. Muvandimwe rero, nubona mugenzi wawe ari gutera imbere, ntukamugirire ishyari, ahubwo ubyishimire. Rero uyu munsi ukura abantu bose washyize kuri liste ngo uzabagirira nabi kubera ko batangiye gukurusha, kubera ko babaye abatoni, kubera ko ubona batangiye gukurenga, ahubwo byishimire, ubishimire buri munsi, bityo bana n'Imana buri munsi. Ngwifurije imigisha n'amahoro. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.